agahinda n'akababaro cyane cyane rwose n'agahinda n'ibintu bibabaje cyane aho iyi modoka yari irimo iva i Kigali yerekeza i Musanze yahagurutse ku isaha ya saa saba ikaba ikoza gisida hano ku kirenge murabibona namwe na amarira menshi na international y'utongo zimwe nini ndende nukuri na amarira n'agahinda cyane birababaje abantu benshi ubuzima babuze ubuzima murabona yagiye irimo irabajugunya ku musozi umva birababaje cyane n'agahinda. Iyi modoka ni international yahagurutse saa saba iva Kigali ijya i Musanze yerekeza Musanze nyine murabona ko abantu barimo kugenda babatwara ku bitaro bya Shorongi ariko birababaje ni benshi birasa nkaho yabuze equilibrium niko twabyita gusa birababaje pe n'agahinda iyi nagisida ikomeye cyane itwaye abantu benshi kandi cyane pe birababaje cyane iyi modoka yari ihagurutse saa saba zuzuye ese turafata tureka ubuhe nibwo yahagurutse Nyabugogo yarimo yerekeza i Musanze urabona ko yibirinduye cyane iragenda igera hasi mu gishanga abantu igenda ibajugunye basiga imusozi basiga impande zose n'agahinda cyane gakomeye kandi twihanganishije rero ababuriye ababo muri iyi mpanuka ukuri mwihangane Imana ibakomeze kuko birababaje cyane mumanuke kwiyo hari abantu benshi twari tumenyereye ko izi modoka zitajya zipfa guhira mu bundi izi za Ritiko cyangwa se izi za international zimwe ndende zimwe nini sinzi ikibazo gishobora kuba cyabaye gusa Imana ibakire mu bayo abavuye mu mubiri ese turafata tureka ubuhe birababaje urabibona uzara abantu barimo kuvura ku gipfu noneho nta n'uri abandi batanga biri mu mayira haruguru abantu ni hariya hejuru
mumanuke twinjira abantu benshi erega hano harimo abandi bantu ni bumbere ya migezi Iguhamagara ngo baze badufashe niba abantu cyamuzi wabwiye abantu bakazamura abantu reba ukuntu umusozi wose umeze